nabaye nk'umwana w'ikirara bari barazimiye yavuye mu urugo rwa se ajya mu mahanga imigabane yagabanye arasesagura asigara yambaye ubusa yicwa n'inzara ariko igihe kigeze agaruka mu rugo ati data mbabarira sinzongera kuzimira iby'isi ndabirambiwe iby'isi ndabizinutse agarutse mwami nakira mu nzu yawe. Izi ndirimbo umaze kubona ko hanze ari habi urimo ushaka kugaruka mu rugo rwa ubundi hanze hari habi kuko hari igihe tubahaye ikaze abakomeje gukurikira Bosco Insight TV ndetse na Ingurube TV nk'uko twayabesezeranije ibiganiro byacu nakagaruka buri gihe. Uyu munsi twagize amahirwe cyangwa se mbyite umugisha wo kwakira umukozi w'Imana Pastor Kagabo nk'uko benshi bakunze kumwita. Mbyite ngo abayeho umukozi w'Imana igihe gitandukanye, ariko iyi saha nkurikije ahantu musanze nuko mubona bigaragara ko ibintu bitakibirimo. ibiki ntakirimo ndavuga bijyanye n'agakiza, tukuze mu rusengero uririmba uhimbaza uramya, ariko nsanze urimo akantu kameze nka rikeri, sinzi niba nakwenda kaba kemewe. ikibazo ntabwo kunywa akantu nk'aka ngaka ntaho bihuriye n'agakiza. ubwo ntiba utajya kuyobya bamwe babyizera batyo ko ari abo tuzi muri bavuga ko vino ari umukobanyi, inzoga yo kubaganisha ndetse ushukwa nayo atagira ubwenge, ariko wemera ko udashutswe nayo se. ariko uko bisa kose ntabwo abantu bose banywa vino bashukwa nayo, hari ababasha kuyikontorora ntibashuke. abo rero nibo biravuze badafite ubwenge, ariko ubundi Bibiliya yemera kunywa inzoga, n'Imana yemera kunywa inzoga, na Yesu yanywaga inzoga. ese ubwo ibyo nibyo wabwirizaga cyangwa nibyo kibwiza muri iyi minsi? ubundi hari ikintu utazi, ubundi hari icyo bita kuba imbata. ubundi bavuga ko habaho imbata eshatu, ntabwo tuvuga ino mbata y'izitungo, bavuga imbata, habaho imbata y'icyaha, habaho imbata y'idini, hakabaho n'imbata ya Kristo. ni ukuvuga ngo rero hari ibintu amadini cyangwa se abanyamadini bagiye batwigisha ariko by'ibinyoma, bashingiye ku nyungu zabo. hari uretse utaha nzaza dukora ikiganiro nkwereka imirongo imwe ya Bibiliya turumva igaragaza aho Imana yategekaga ko abantu bayitura inzoga. umurongo uboneka muri Bibiliya? uretse nzagushakira. icya kabiri, hari ahantu bigaragara ko Yesu aza yanywaga inzoga, sibyo? hari n'aho yatuye divayi mu bukwe bw'ikana. ahangaha bavuze ko ngo yatashe ubukwe na mama we, hanyuma rero ngo buriya ngo vino baba bavuga ngo wasanga ari umutobe, ntaho Bibiliya bivuga. ariko vino bavuga ko isindisha, bavuga ko ari umukobanyi nk'uko babivugaga, ikubaganisha abashutswe nayo batagira ubwenge. Vino Bibiliya ivuga ni inzoga. ariko aho ntibyaro ayo magambo yavugishwa no kugwa kubera ko nsanze hari akantu gasembuye. ntabwo naguye, ahubwo namenye ukuri. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. ariko ngo igihe cyose utaramenya ukuri uri imbata. ariko reka musobanurire kuri ibyo bijyanye n'imbata. hari imbata y'icyaha, hari icyaha, buri muntu wese azi icyaha icyo ari cyo. kugira ngo niko kamaro k'umwuka w'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo hari isezerano Imana yasezeranyije abantu bayo, urumva ko izabasukaho umwuka, kandi ngo abantu bose, umuntu wese azamenya Imana atayibwirijwe. icya kabiri ikindi, umuntu azaza uzaza umenya umwuka azaza akubwira ko icyo uri gukora ari cyiza cyangwa ari kibi. Kagabo dukuze witwa Pastor n'andi mazina atandukanye, banyise amazina menshi ariko ntabwo nkitwa ayo mazina. ubwiriza mu nsengero zitandukanye, uririmba mu makoro atandukanye, ndetse
ndetse hari n'umukobwa bita Nyirashimwe Diane uririmba muri Aroma Ministries na twaranabanye ku ishuri mwaranabanye mwaririmbanye. Ese abadukurikiye isaha kuri Bosco Inside TV nibura ijwi ntabwo ryaba ryaramizwe na kano kantu bacyabasha kuba bakora umuhogo. Buriya ngiye kubwira ikintu kimwe, impano itandukanye n'agakiza, kandi agakiza ntago ari ak'umuntu umwe ku giti cye, ni ak'abantu bose, kuko biravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi bose, ntago ari bamwe, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo. Bivuze ngo agakiza kari ku muntu wizera Kristo. Urumva sinabindi bavuga ngo uburana urubanza rw'inda ntatsindwa, akabyo bikuvugisha wakora umuhogo kakubwiraho gakeya twumva ko nyine kakibasha kumanuka karirimbo waduha ka gospel gatoya kugira ngo nabakumenye mu nsengero uririmba bari baragukunze. Hari indirimbo yitwa Ndagarutse mfite, reka ndirimba igitero cya kabiri n'agakorasi. Nabaye nk'umwana w'ikirara wari warazimiye, yavuye mu urugo rwa se ajya mu mahanga, imigabane yagabanye arasesagura, asigara yambaye ubusa, yicwa n'inzara. Ariko igihe kigeze agaruka mu rugo, ati data mbabarira sinzongera kuzimira, iby'isi ndabirambiwe, iby'isi ndabizinutse, agarutse mwami nyakira mu nzu yawe. Bivuze ngo indirimbo umaze kubona ko hanze ari habi, urimo ushaka kugaruka mu rugo rwa ubundi hanze hari habi, kuko hari igihe nari ndi mu byaha bikomeye, ariko igihe kigeze ndavuga ngo ibi bintu reka mbivemo ndagaruka, sibyo? Hanyuma rero wavuze uti se waba waraguye cyangwa se waba ukiri muri ako gakiza? Agakiza nibwo nkarimo neza kuko namenye ukuri, kuko nagiye mpura n'abigishwa babi bakambwira ibintu ariko bijyanye n'iby'inda zabo cyangwa indamu zabo, sibyo? Urugero naguha nk'iyo umuntu akubwiye ngo jyewe ngo ndi umutambyi, urumva ngo ndi umutambyi, ngo wowe ngo ugomba kumpa icya cumi, sibyo? Umuntu akakugisha buryo ki ugomba kumuha icya cumi, yaba wita pasiteri, yaba yitwa nk'umushumba, yaba yitwa umuhanuzi, witwa ngo porofete, witwa ngo revera pasiteri, witwa ngo bishopu, witwa, urumva ariko bari bafite amavuta y'Imana, basize amavuta y'Uwiteka, amavuta y'Imana, sibyo? Ni iki kigaragaza ko umuntu yasizwe amavuta? Afite amavuta baba yafite, sinzi niba ari uko ameze, ariko icyo bita amavuta y'Imana, icyo bita amavuta ni iki? Wabyumvishije? Bibiliya ubundi reka nkubwire, nicyo kintu nashatse kukubwira ngo amadini yagiye ayobya abantu, yigisha abantu nabi, sibyo? Uyu munsi, sibyo? Nakubwiye reka mbanze ngusobanurire iby'imbata. Hari imbata y'icyaha, nibyo nakubwiye. Iby'imbata twabivuyeho. Impamvu winyobya njyana mu by'imbata z'icyaha. Ubundi ubona gukorera Imana ukiri umusore byoroha cyangwa uri umukobwa? Kuko ntekereza ko wakoreye Imana abantu barawukunda ukiri umusore. Icya mbere hari icyo, ariko ubona ko wagiye ubivamo uko wagiye ubona wenda ntabwo ari ukubivamo, ubona byoroha gukorera Imana ukiri umusore. Ibyo navuyemo nyine nuko nabonye ari ibintu bidafututse. Wabyumvishije? Iyo nibyo navuze nkubwira n'ubwo abantu bari mu bikwepa, iyo umuntu ataramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana aba ari imbata y'idini, sibyo? So ikankubwire rero ese ushingira ku cyo uvuga ko wenda naba narabivuyemo? Impamvu sinkikubona mu nsengero zitandukanye, insengero nyinshi barazifunze, aho wajyaga ubwiriza, insengero nyinshi barazifunze, wajyaga uririmba bitandukanye, indirimbo uretse gusohora, insengero nyinshi barazifunze. Ariko ntekereza ko no muri iyi minsi ubona ko abantu b'urubyiruko ntibakitabira gusenga cyane. Ari insengero nyinshi tujyamo ugasanga abantu biganje mu myaka y'ubukure nibo usanga bari gusenga cyane. Impamvu urubyiruko rw'iyi minsi rudashaka agakiza, rudashaka gukizwa. Erega ntabwo uvuga ngo rudashaka agakiza, kuko agakiza gatangwa n'Imana, kandi Imana niyo ihamagara umuntu, sibyo? Usigaye ujya mu kabari bitandukanye, Imana ngo ujya mu tubari dutandukanye ugasanga niho higanje urubyiruko rwinshi. Niyo mpamvu leta yashyizeho gahunda mutumwe wese. Akenshi yabwiraga urubyiruko kuba nta musaza wabwiye mutumwe wese, akenshi ni urubyiruko kuko nta mafaranga baba bafite. Bivuze ngo leta yari imaze kubona ko urubyiruko ruri kujya mu nzoga cyane kuruta kujya mu nzu y'Imana.
bityo rero bashyiraho iyo tumweresi kandi na nziza aho ntibyaba bituma umuntu ukijijwe akiri umusore bimugora ngo gukorera Imana kubera ko aba n'ibishuko byinshi aba bakobwa beza bafite ukuntu baremye neza bikawukurura bigatuma n'uwajya kubwiriza byahugusha umutego wo kugwa mu gishuko. Urubyiruko rurabizi ko nyine n'ubundi habaho ibishuko byinshi mu rubyiruko. Buriya Imana iyo akenshi abantu b'urubyiruko iyo bakorera Imana birishima kuko bayikora bafite imbaraga, ariko na Satani nawe aba ashaka nawe urubyiruko ko nirwo rufite imbaraga, wabyumvishije. Ariko ntabwo wavuga ko nanone urubyiruko ariko bavuga ngo ni iki cyuma bashyizeho ngo tumweresi, kubera ko ubona ko urubyiruko rw'iyi minsi nawe nk'uko ubibona ubona ko bijanditse mu bintu by'ibiyobyabwenge cyane. Ntekereza ko usanga ahantu henshi mu tubari dutandukanye urubyiruko aribo rwiganjemo, kandi n'amafaranga yabo make babonye usanga bajyana mu biyobyabwenge. Aho si ikintu kiba kiragukuruye kuvuga uti kuririmba no kubwiriza si ibintu kigezweho ibiri kuri tayipu y'iyi minsi, reka ndebe ko nanjye nakwisanisha n'isi. Ubundi isi tuyirimo, sibyo? Ariko tuyirimo dufite ibyiringiro by'uko tuzayivamo tukajya mu ijuru. Bazayivamo ubona kano kantu se iyi si uzayivamo kandi waramatanye nayo. Ibyo ni uguca urubanza, ntabwo kunywa inzoga ari icyaha, ahubwo ariko bazabona ishyano abazirwa no kumva ibisindisha bakabera inkera kugeza bihinduye nk'abasazi. Abo ni babakobanyi birivuga bashukwa nazo, sibyo? Babandi bashukwa nazo bagata ubwenge, sibyo? Reka nkubwire ikintu kimwe, nkubwire ibanga. Wari uzi ko idini buri naryo rigira politiki? Wari uzi ko impamvu amadini amwe abuza abakristo kunywa amayoga? Iyo ni ikiganiro tuzategura ubutaha wakoze research neza kugira ngo abadukurikiye utabayobye. Guha imirongo ya Bibiliya wumviseho icyo uri gukora urimo uradefanda kubera ko waguye, urimo uradefanda kubera ko uvuye usanze ndi kunywa inzoga. Mbere watangiye utubwiriza kubera ko kunywa inzoga ari icyaha ndetse utanazinywa, iyi saha usanze ahantu ubona ko rwose kamanyinya. Impamvu nabwirizaga ngo kunywa inzoga ni icyaha nibyo bari barambwirije, sibyo? Ariko byari ibinyoma. Noneho jewe rero namaze kumenya ukuri, urumva ubu niko njye nabwiriza umuntu cyane ko nabwira umuntu. Ni ukuvuga ngo sibyo, wowe ugendera kumva ko kuba ndi kunywa akantu sibyo ngo naguye cyangwa se nayobye. Tubana ku musozi w'ikiganiro n'ubundi duhuye bitunguranye, ntabwo turi ko turi buhure gusa birantungura meruka. Ahubwo reka nongere nsomeho meruka uri umuntu w'agakiza waduha akandi karusho k'indirimbo kamwe nibura tugana ku musozi w'ikiganiro, ariko abakumenye mu nsengero zitandukanye utarega n'ubu baranzi ntabwo ari ukubayobya. Ushaka azabikore cyangwa bireke, urumva? Ariko jyewe namenye ukuri, uzamenya ukuri nawe uzamubatura. Reka dusoza ikiganiro cyacu kandi tuzafata umwanya urambuye wo kubiganira. Indi ndirimbo se kuko ntekereza ko wagikoze indirimbo nyinshi zitandukanye kandi indirimbo zagiye zifasha benshi muri ubuzima bw'agakiza. Indirimbo yitwa Murahiriwe, tuvuga ngo ubuzima tubamo duhura n'ibirushya bikaduca intege tugata ibyiringiro, ariko Imana yacu ntijya yivuguruza, icyo yatugambiriyeho izagisohoza. Yemwe abarushye namwe abaremerewe, nimusange Yesu arabaruhura. Murahiriwe kuko mwamumenye, azanye imbaraga zo kubarengera. Iyo ndirimbo nayiririmbye kuko nabonaga hari abantu barushye baremerewe muri iyi si, bafite ibintu bibaruhije baremereye biri kubavuna bibabereye umutwaro. Nibo nabwiraga ngo sibyo, muri ubu buzima tubamo harimo ibirushya ndetse n'ibihangayikisha, ariko Imana yacu irahari irakora. Icyo yagambiriye ku muntu izagisohoza. Rufurika avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange Yesu arabaruhura. Amina. Urumva, umusange Yesu arabaruhura. Murahiriwe mwe mwamumenye, sibyo? Cyangwa mwamenye ukuri, azanye imbaraga zo kubarengera. Mutabazi nagira nkubwire ikintu kimwe,
buriya abantu benshi bataramenya ukuri, niyo mpamvu baca imanza bagendeye ku bantu ngo banywa inzoga, yabona nk'inzoga akumva ko wenda wowe ngo uri umupagani ntabwo uzajya mu ijuru, ntabwo uzajya, akagucira witeka. Ariko nagira ngo mbwize ukuri, sibyo? Nta Bibiliya iravuga ngo ntabwo dukiranuka kubw'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo dukiranuka kubwo kwizera Kristo. Bivuze ngo umuntu wizera wenyine Kristo niwe uzabona ubugingo, kandi abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Reka dusoze ikiganiro cyacu, tuzakora ikiganiro kirambuye, iminota ntirarangiye. Reka nkubwire akantu gato duhite dusorezaho. Hari abantu bavuga ngo twebwe ngo turimo turakora ngo dukorera ijuru, urumva? Ntabwo ari abantu njyamba simba byagenze, utabaca intege, uretse mu dukurikiye umuhamagaro we afite uko yizera. Baramubajije ngo idini y'ukuri ni iyi, Yesu niko yababwiye, niko bamubajije. Uzi ukuntu yaravuze ngo idini y'ukuri niyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, sibyo? No kuburanira cyangwa se no kurenganura abarengana, iyo niyo dini y'ukuri. Bivuga ngo umuntu ukora ibyo bintu bisomwa he mu cyo gitabo? Biba muri Bibiliya, nzakuzanira imirongo. Ubutaha tuzategura ikiganiro dufite Bibiliya, hanyuma utwereka kandi n'abadukurikiye barabizi kuko ibyo ni ibintu nta magambo akunda kubasoma. Muri komenti barabitwandikiramo batubwira niyo mirongo aho iboneka. Ngo rero kwizera Kristo nicyo kintu cyonyine kizahesha umuntu ubugingo. Ngiye kuguha urugero. Yesu yabambanywe n'ibisambo bitatu. Ibisambo bitatu byari ibinyabyaha, byari bibiri yari uwa gatatu, kimwe iburyo ikindi ibumoso, we arimo hagati. Noneho Yesu kubabyizera batyo, kuko hari n'abatizera ko yagiye ku musaraba. Kimwe cyari kiri ibumoso ngo kiravuga ngo niwivuga ko umwana w'Imana se ngo ngaho ikize natwe dukize se, urumva? Cyo gitangira no kumushinyagurira. Ariko ikindi cyo ngo kiza guhishurirwa, sibyo? Kireba ko cyo ntabwo kirengana, kiri kuzira ukuri, cyo cyarakoze ibyaha, ntabwo cyo cyarakoreye ijuru, cyari ruharwa, ntabwo cyo cyarakoreye ijuru nk'uko bavuga ngo bari gukorera ngo ijuru, cyo cyari cyarakoze ibyaha bishoboka. Ariko ahantu ndi kukubwira ngo ubugingo buzabanwa n'umuntu wizeye Kristo, cyo cyaravuze ngo mbonye yuko uri umwana w'Imana, twebwe turazira ibyaha byacu ariko urazira ubusa. Kiriya kiravuga ngo data nugera mu bwami bwawe nanjye uzanyibuka. Cyo gihita cyizera Kristo. Uwo mwanya Yesu arangije abonye kwizera kwacyo ahita avuga ngo ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi burarane muri paradiso. Icyo kisambo nticyabonye ubugingo, cyakoreye ijuru. Biragaragara ko ijambo ry'Imana ukiriza, ariko gerageza kano kantu ugabanyeho. Rero reka dusoze ikiganiro cyacu, turashimira ko gukurikirana Bosco Internet TV ndetse na abakurikiye subscribe, share na like. Ibiganiro byacu ntahagaruka, reka nanjye mbwire abakurikiye bajya bakurikira Bosco Internet TV, bagende barebe no kuri Inguni Zose TV, bakore subscribe, like ndetse barebe ibiganiro byacu, basharinge. Turabakunda, ibiganiro byacu ntahagaruka. Murakoze cyane. Murakoze namwe.